Iyi ni Connect TV aho turi hano Vejle mu gikorwa cyo kwibuka kunshuro 28 jenoside yakorewe abatutsi. Akaba ari umuhango ugiye kuba aho abanyarwanda batuye hano Vejle muri Jylland na Fyn ni mu gihugu cya Denmark. Bakaba bagiye kwibuka nabo ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Connect TV rero tukaba tuhababereye kugira ngo tukurikirane umuhango wose uko wakabaye. Akaba ari impamvu mukomeza gukurikira ibiganiro byacu ndetse n'abatabashe kugera hano kugira ngo barebe uko umuhango wagenze, uko kwibuka byagenze, kuko turi muri ya minsi ijana aho hirya no hino ku isi bakomeje kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Mukomeze rero mudukurikire dore ko uyu muhango ugiye kugira ibice bitatu. Ni ukuvuga igice cya mbere ni icyo tugiye gutangira twakira abashyitsi ndetse abantu batandukanye. Icya kabiri akaba ari icy'urugendo ariyo walk to remember, ndetse twagaruka kuri sale umuhango wo kwibuka ugakomeza. Noneho tukaba twabararikira gukomeza gukurikira Connect TV kugira ngo ntihagire ikibacika. Natwe turahababereye kugira ngo buri kimwe cyose kiza gutambuka tukibagezeho 100%. Taratangira hari igikorwa nanone gitewe hariya kandi nacyo kigira akamaro kugira ngo tuzanye hano ntabwo twibuka twenyine n'abasoma Bibiliya murabibona. Yesu agiye gutanga ibi byo mubikora n'urwibutso rwanjye. Twebwe ikibazo abacu ntabwo byiza batubwira ngo muzatwibuke kuko barishwe. Murakoze, tubahaye ikaze, ijambo ry'ikaze tugiye kwibuka mu Kinyarwanda. Umuntu wicaranye n'umuntu ashobora kuba yumva Ikinyarwanda amufashe amusobanurire n'amateka y'Abanyarwanda. Hari amagambo amwe ushobora gukoresha ukumva adafite uburemere bw'igikorwa. Ntabwo bavuga ngo contre les tutsi, umuntu ari contre y'undi ntabwo ari ngombwa ko amwica, ariko uvuze uti baramwishe ntabwo tugiye ya contre bikiriya yindi contexte y'undi Murundi. Murakoze, tubahaye ikaze. Ijambo ry'ikaze ni ibyo ngibyo kandi turabashimiye. Kuko mubibona abareba hariya abashyitsi bahageze kandi turabishimiye. Tubabwiye ngo murakoze byaba ari bibi, ariko tubabwiye ngo turabakiriye kandi mugubwe neza. Ni igikorwa gikomeye. Kubashimira byaba ntabwo bihagije, ariko iyo tubabwiye tuti kuba mwaje aha ngaha ni ikigaragaza ko mwaje kudushyigikira kandi turi mu ntego imwe yo kwibuka abacu. Kuko mubibona havukiye sengesho. Ntabwo Abanyarwanda nubwo twagira dute ntabwo dushobora kwishima cyangwa kunezerwa tukaba udafite Imana. N'Abanyarwanda n'Abatutsi bishwe mu 1994 byari ibintu bidashobora kuba kandi barasengaga, ariko ntidushobora kunezerwa cyangwa kubabara tutabanje Imana imbere. Cyo dusaba Egide Semukanya kugira ngo aze aturagize Imana, aragize n'igikorwa cyacu. Murakoze. Y'amashuri n'ay'amavuriro nta n'uwabivuga ngo abiheze. Icyabishe reka duhaguruke. Data mu izina rya Yesu Kristo
tuje imbere yawe tugushima. Imyaka 28 irashize wabanye natwe. Ibikomere byari bikivirirana ariko waradukomeje. Benshi twakoze imiryango, twabayeho nk'uko abandi bantu babaho, tujya mu kazi, tugira imbaraga zo kubaka n'igihugu cyacu. Warakoze data kudushoboza, kuko nk'umwana w'abana b'abantu ntabwo twari kubishobora. Rero uyu munsi mu munsi wa 28 twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Nukuri nta gushidikanya ko abakiriye bapfuye batazi icyo bazira, bazira ubwoko. Baratemaguwe, bacagagurwa ibice, basekurwa mu isekuru, bicwa urw'agashinyaguro. Data, ndizera yuko aho bari uri kumwe nabo kandi babakiriye. Nongeye kugushima kongeye kuduhuza abantu bavuye mu bice bitandukanye hirya no hino kugira ngo dufatanyirize hamwe iki gikorwa nk'ami cyo kwibuka abacu. Ibikorwa byose biri bubera aha ndabikweretse, abari ubiyobora kugera none aha dutangira kugera turangiza ndetse no mu bihe bizaza. Ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro cyinshi cyane mwami, mu izina rya Yesu, amen. Nyuma yo gusenga dufite umuco mwiza twatojwe n'umuyobozi w'igihugu cyacu, turadutoje kugira icyizere, kandi uko bimeze ubwo ingabo za FPR inkotanyi zabohoraga abanyarwanda, twabonye icyizere cyo kubaho, tubona ko byose bishoboka. Hakaba hakurikiye igikorwa cyo gucana urumuri rw'icyizere, icyizere kitwereka ko dufite ibyiza imbere, icyizere kivuga ko ushobora kubyara ugaheka ugakuza, icyizere gishobora kugaragaza ko uzabona abuzukuru bawe. Nta bwicanyi buzongera kuba, nta muntu ushobora kuzongera ngo akurebe akuze kuri inzobe, akuzize ko uri umututsi cyangwa umutu cyangwa umuzungu. Icyo cyizere rero tugize amahirwe kuko icyizere twagihawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hano dufite uhagarariye u Rwanda muri bihugu bya Scandinavia, akaba ari we uramutswa u Rwanda ahangaha. Icyo bituma iki gikorwa rugiye kukiyoboreramo, akuduha akaducanira urumuri rw'icyizere. Murakoze nyakubahwa. Ababishinzwe mwegereza abantu amabuje kugira ngo icyo cyizere kigere kuri buri muntu wese, ibe nk'aho umutagatifu wamanukiye intumwa kugira ngo yumvise inkuru nziza. Natwe rero urumuri rw'icyizere ni inkuru nziza kugira ngo tumenye ko igihugu cyacu cyabaye umucyo. Turagenda twebye muhagarare, bakire urumuri rw'icyizere, buri wese acane, nimurangiza mushyire hejuru kugira ngo icyo cyizere kigaragare, kugira ngo wese waba atekereza cyangwa ahirahira amenye ko dufite icyizere, dufite urumuri rutumurikira. Mu gihe cyo kwibuka turishima, ariko ntabwo dukoma amashyi, turanezerwa kuko twongeye kugira no kwibuka. Murakoze nyakubahwa. Icyo cyizere mukigumane, icyo cyizere mugitahane, urumuri rukomeze rubamurikire. Murakoze. Mwahaguruka tukagira umunota wo kwibuka abacu. Mutuze muhagaze, icyo cyizere mugifite n'urumuri, ariko dutuze kwibuka.
Twiyubaka. nk'uko turi kumwe n'umuyobozi uhagarariye u Rwanda muri bihugu, dufite n'amahirwe yo kwakira umuyobozi uhagarariye nawe aramutswe idarapo ry'igihugu cye muri iki gihugu cya Denmark. Ni umuyobozi, akaba asaba kugira ngo tumuhe ijambo kandi mwese mubyumve mutuje, kuko niwe uyu munota kwa gikorwa kibera aha ngaha babigizemo uruhare, bari muri ba bari nabo bemeye ko jenoside yabaye. Iyo bataza kuba kubyemera ntabwo igikorwa kiba cyabereye aha ngaha. Murakoze kandi Good day, everybody. Is it okay I speak in English? That's okay. I have visited Rwanda once in 1997, but I didn't learn the language, alas. But ever since I was in Rwanda, I have had the country in my heart and mind. It's a beautiful country. Your Excellency, most welcome to Vejle. It's an honor to represent you in this city. And to all of you from Rwanda and Denmark, welcome to Vejle. We're very proud to host you. It's the second time I've had the honor to speak to you. A few years back in another place in Vejle, we had a similar occasion like this. When I think about Rwanda, it reminds me of home. Because when I came to Rwanda, I've been traveling around in Africa for a while, and in Rwanda I found the same green hills as I find in my own hometown, Vejle. And I hope you feel at home here too, looking at the green hills. It was kind of Denmark in Africa, I thought. I commemorate you because you have these occasions and these memorials, because it's very important that we don't forget what happened. I was a very young man when the things happened in the genocide happened in Rwanda, but it was a very big part of the media, and it meant something to us in Denmark too. It was horrible, and we knew it. And the world abandoned you in that place, and that's something we will forget, that the world did not do what it should. UN was too late, the Western world was too late, and Rwanda was left alone in a very critical place, and that is something we must never forget. And alas, the world will forget again, because the world always forgets. But that doesn't mean we have to stop doing things like this to remember, because that's the only weapon against genocide and war. That is, that we remember the mistakes from the past. I have to admire Rwanda, because you turned pain into hope, you turned despair into development, and you've created a very strong nation. I've been following Rwanda ever since in the media and read a lot about it. And what Rwanda have done in the last 25 years is amazing. It's a very strong nation today. I just spoke with the ambassador a few minutes ago, and it reminds me a little bit of the Danish history. In 1864, Denmark lost almost all of its territory. We lost Jutland, South Jutland, we lost Norway, and we was a very small country. But we were a very hurtful nation. We didn't go through like you went through, but it was a bad time in those days. And we had a saying that when we lost to the outside, we had to win in the inside. And somehow Rwanda has done the same thing. You have taken something very horrible and made it into a beautiful story. And you have made a strong nation, and Rwanda is a well-respected nation all over the world nowadays. And that's something you can be very proud of. Also, to all of you from Rwanda who live in Denmark, I'm very pleased to see you. I'm very pleased that you are part of the community, and that you are part of this nation too. You can have two nations in your heart. That is possible, and you're most welcome here in Denmark. I'm not going to speak very long. I've been told that's not very African to keep short speeches. So, sorry, Jacqueline. I've been a lot in Africa, and I know that long speeches is very popular there, but I've never learned to speak very long, so sorry. I'll leave that to the ambassador, perhaps. Sorry. I just want to say it's an honor to be part of this, and I'll never forget what happened in Rwanda, I promise you. And I'll be love to be part of this once again in the future. I hope you'll have a nice day, and I'm going to walk with you through the town to help you commemorate. Thank you. Oh, I forgot the most important thing. Sorry. Mrs. Ambassador, you shouldn't forget you stay here in Vejle, so we have a small present for the town. It's not anything fancy, just a bit of Danish design,
so that you always remember your visit here today. Thank you very much. Thank you. Murakoze. Ijambo rya Christina Muganwa mureke turikurikire twitonze, harimo impanuro nyinshi. Nyakubahwa ambasaderi w'ibihugu by'amajyaruguru by'i Burayi wahagarariye u Rwanda turakurikije. Nyakubahwa visi meya wa Vejle turabaramukije. Nyakubahwa umuyobozi mukuru wa Kwibuka mu Rwanda turabaramukije. Nyakubahwa umuyobozi wa komite y'abanyarwanda Vejle turabaramukije. Nyakubahwa umuyobozi uhagarariye Yurande na FIL turabaramukije namwe. Bavandimwe bashyitsi bahire mwese duteraniye aha ngaha, bantu muri komite nyobozi ari ya Sherande ya Yurande turabaramukije namwe mwese muri aha ngaha, ari abakuru ari abana, mwese twishimiye kubana namwe. Ni umunezero ukomeye cyane kubona dushobora kuba turi kumwe namwe hano mu gikorwa cyo kwibuka. Si igikorwa cy'umunezero tuvuga ngo turishimye, ariko ni igikorwa giha agaciro kuko nicyo dushobora gukorera abacu bishwe bazira uko bari. Kuri iyi nshuro ya 28 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, twibukiye hano Vejle muri Yurande na FIL. Dufite n'inkuru y'akarusho yuko twishimiye yuko uyu munsi ku mugaragaro tubereka yuko dufite umuryango wa Kwibuka muri Denmark. Ariko umuryango si ukuvuga yuko aribwo bwa mbere twakwibuka muri Denmark. Twaributse imyaka yose twabaye aha ngaha kuva muri 12 uyu muryango tuwushinga twaributse, ariko kuva muri 13 nibwo twatangiye twari dufite akagurupe gashinzwe Kwibuka, tukajya twibuka buri mwaka dufatanije na diaspora dukoreramo. Kwibuka rero, iyo umuntu avuze ijambo Kwibuka ni ikinyuranyo cy'ijambo kwibagirwa. Impamvu iki rero tugomba kwibuka kuko tudashaka kwibagirwa abacu. Ntabwo dushaka kubibagirwa kuko bagiye tukibakunda, bagiye tukibakeneye, nabo bagiye bakidukunda, ntibanadusezeye. Ntabwo rero dushobora kubibagirwa. Intego y'umuryango wacu ni ihuriro ry'abanyarwanda bose bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Ari hano muri Yurande, ariko penal, ari no Yurande, ari Sud Yurande, igihugu cyose bose bibone n'uyu muryango. Ni umuryango udaheza umuntu n'umwe. Ni umuryango twifuza yuko abacitse ku icumu bakwibonamo, baza bakavugiramo amarangamutima yabo. Hari ibikomere byinshi bafite badashobora kubwira abandi. Iyo umuntu abisangiye n'abandi, iyo bivuze ni kuvuga uti ati biriya ni inkuru yanjye. Niho rero dushaka yuko twajya duhurira, byaba ngombwa tukajya mu gikari, twaba ngombwa ukarira, uwumvuza inkuru akayivuza, meze n'iwacu niho tuzibona. Akaba ari naho hantu tuziyunguriramo kuko tugomba kwibuka twiyubaka. Kwibuka twiyubaka ntabwo tuzahora turira. Tuzibuka dushaka kugira ngo ibikomere dufite, ibyo ku mubiri inkovu nizo zigaragara ariko ntizikiva amaraso, ariko ibikomere dufite imbere mu mutima, ibikomere dufite mu mutwe ntawubibona, barabigendana. Iyo ubigendanye rero ukabigendana imyaka myinshi, hari igihe umuntu ukubwira uti ntabwo ntigukeneye, sinkubishoboye, ugatangira
ukerekana imyitwarire idakwiye kutugaragaza, kuko turi ahangaha twishimiye kubaho kandi tugomba kubaho neza. Ahangaha muri Ibuka niho tuzavugira amateka yacu atagoretse, kuko abandi bayatuvugira ni inkuru babwiwe, ni inkuru nakubwiye nawe ukayibwira uwundi n'undi akayibwira uwundi, ariko ni nkubwira ubwanjye ni njyewe nzakubwira ubone uko mbabaje, ubone nibiba ngombwa n'ibyo ushobora no guseka ubonye wumvise ko ari akantu uvuga uti narirutse ngira gute, ukumva ari akantu gasetse, biriya turaseka ntabwo bibujijwe, ariko ntabwo twibagira. Ibuka rero ni umuyoboro tuzakoreramo ibikorwa byose, cyane cyane ibikorwa byo guhesha abacu bishwe bazize uko bavutse agaciro. Ntabwo bazigera babura agaciro tukiri kuri iyi si, niyo mpamvu n'abadukomokaho aricyo kintu bazakomeza. Hano muri Ibuka naho ni imvugiro byo kwamagana ingengabitekerezo iyo ari yo yose ipfobya jenoside. Murabizi ubu ngubu ko hari ibintu byinshi bipfobya jenoside yakorewe abatutsi, tuvuge harimo imbuga nkoranyambaga n'izubu zigezweho. Iryo terambere batwebwe nkanjye mu myaka yanjye ntabwo nishurikemo cyane, ariko harimo abana b'urubyiruko, harimo urubyiruko hano rwinshi, ni mwebwe bagomba kudufasha guhangana n'abo bantu. Ntabwo baturusha ingufu, badurusha no kuvuga cyane. Aha rero nabo niho tuzahangana nabo, tujye tubavugisha, natwe tuvuge ibyacu tubibwire abagomba kutwumva. Kandi ntabwo ari ukuvuga ko ari ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi gusa, jenoside iyo ari yo yose. Ntitwifuza yuko hari igihugu na kimwe ku isi kizagera kugira jenoside. Ubuhamya bwa buri wese ni inkunga yo kugira ngo abacu ntibazibagirane. Ahangaha naho dufite umukoro ukomeye, twebwe ababyeyi n'abandi bose bahumuye, nitwe tuzabwira urubyiruko ibyabaye, kugira ngo n'abazabibwire abo bazabyara, bigende biva kuri generasiyo bijya ku yindi. Dufite rero umukoro ukomeye wo kwigisha amateka atagoretse. Nitwe tuzabwira amahanga, nayo nabivuze yuko tubabwira inkuru yacu itagoretse ntibizadutera isoni, kuko niba umuntu yavuga, harimo umuntu avuga ati uriya avuze ibintu, uriya agendana ibikomere, arabigendana kandi agomba kubigendana. Igihe bitarakira agomba kubyerekana, nagira n'Imana akabyerekana nibwo azakira. Tukabyereka amahanga, cyane cyane igihugu dutuyemo, kuko iki gihugu gituyemo ni igihugu gikorera mu asosiyasiyo cyane. Asosiyasiyo yacu rero y'umuryango wa Ibuka nayo igomba gukora muri iki gihugu kandi igatera imbere kandi ikagira umurava n'ibyo yifuza. Tukaba twifuza rero ko abantu bose, abanyarwanda bose bari muri Denmark badushyigikira, batwegera, twamenyana, nta n'umwe. Ibuka ni umuryango ufunguye, ni umuryango ufunguye ku bantu bose, abacitse ku icumu, abanyarwanda bose bibona muri icyo gikorwa, ndetse n'abanyamahanga bose baremewe kuba muri Ibuka. Ahangaha navugaga nti kare Ibuka ntabwo twize tureka kwibuka, twibutse imyaka yose. Yamaze imyaka ahangaha 22, ariko nta mwaka tutibutse. Ariko kuva muri 12 twabitse, tufite n'igurupe itegura kwibuka. Ariko uyu munsi nibwo twafashe intambwe ikomeye, tubafashijwemo na nyakubahwa ambasaderi, ubwo twakoranaga inama ya mbere yo kuturamutsa
aratubwira ati yifuza yuko no muri Denmark twazabona ibuye ry'urwibutso. Ibintu twarabivuze kenshi, twabivuze n'abantu benshi tuvuga tutari kuki tutagira ibuka. Natanga n'urugero rwose nta Bwana Karima yaratubwiye muri 19 atubwira ati ubundi kwezi tutagira ibuka, tukabivugana ariko hakaba gufata intambwe. Uyu munsi rero twemeje kweka gukambakamba, twahagurutse turemye kandi dushaka gukora. Aha nkaba nababwira komite dukorana kuva uyu munsi. Nkaba narifuza kubona rishanye impaka, nkashaka kubona Uwahamana Claudette, nkaba nshaka kubona Patrick Basherande, nkaba nshaka kubona Jean Marie na Egide na Jacqueline ari mu bugizi bw'umuryango. Namukuza Patrick yari yigisha sinamuraga hano hafi yari byumva. Ababashimira cyane rero nyakubahwa ambasaderi wa muri make wadukoreye gukomya imbarutso. Twari mu nzira yo kugenda uduha akanyabugabo, ubu twahagurutse kandi twemeje gukora. Kwibuka rero twashyize ku mugaragaro yavutse hano muri Denmark. Tukaba twifuza yuko nyakubahwa ambasaderi nawe yadusanga hano imbere n'umukuru wa Ibuka mu Rwanda Egide Muranga nawe waje kudufasha kwibuka. Tukaba dushaka na Visi Meya igikorwa cya kabiri rero kiragirwa n'urugendo rwo kwibuka. Urugendo iyo turukora bamwe cyangwa benshi baba bibuka ya nzira y'umusaraba baciyemo, hahandi ahantu bagombaga kugenda iminota 20 uhagenda iminsi 5 cyangwa n'ukwezi. Uru n'urugendo abacitse ku icumu yakorewe abatutsi 1994 bibuka byinshi. Igikorwa cyo kwibuka turacyari introduction yacyo ntabwo turagera mu mizi. Iki gikorwa cy'umwana wavutse dukomya amashyi twishimira icyo gikorwa cy'uko ibuka noneho ibonye umutaka, dufite umutaka noneho utwibutsa kandi dufite na fondasiyo
mubikomeye amashyi ntabwo mwaba mukoze nabi. Bavandimwe, twishimire icyo gikorwa cy'uko noneho Ibuka ifite icyicaro gihamye kandi igaragara. Murakoze. Murakoze. ngo azagerageza gushaka ko atubonera ibuye cyangwa tuzajya tuza amasajyana avuga yavuga ngo u Rwanda mu Burundi, aho ngaho naho turamaze Rwanda tubonye aho tuyatwibukira nabyo ni igikorwa mugomba gushimira mu gikomera amashyi. Twiteka ubuyobozi bwiza bugaragaza ko ububanyi n'amahanga buri mu nshingano, nibyo byatara, nibyo bya rwa rumuri rutumurikira. Burya urumuri ngo rwimukira ubundi habanza umwijima, iyo umwijima uje ahita haza urumuri. Twamaze kugira urumuri, ari no gituma n'aba ngaba bafata icyizere ngo tubahaye pariseri muzajya mwibukira, ntimuzongera kwibukira mu kirere cyangwa hehe cyangwa ku rusengero, tugiye kubaha ahantu mwongere mushimire kenshi. Murakoze. Igikorwa cyacu turagenda tujya mu gice cya kabiri, kuko nabwiraga walk to remember ni igikorwa umucikacumu wese yakigezemo agenda yibuka, ahantu yagombaga kugenda iminota 10 agendamo ukwezi, agenda yibuka uwamuhamagaye, agenda yibuka aho we yasigaye. Biradufasha, turabohoka. Tugize n'amahirwe nyakubahwa, twabasaba, murabona turibuka mu mahanga, ariko burya mu minsi 100 buri mu Rwanda haba hari umunsi w'uruhare. Ndetse twibuka wenda ku itariki yageze uyu munsi bazaduha kalendrier, twibuke twibukana wenda na mu Bisesero umunsi kubera ko ari uzaba wagezweho. Uyu munsi tariki 30 bundi biburanye no kwibuka Gisenyi. Ahantu bitaga kuri Komine Rouge, yari inzira y'umusaraba Abanyagisenyi baciyemo. Abanyagisenyi niho hantu bahita kuri Komine Rouge. Abantu icyo gihe bari gukora ibaze kubyuka ugiye kwica, bikaba ari akazi. Hari inkuru y'umusaza umwe wo ku Gisenyi, n'umuntu uzwi, interahamwe zaramufashe ziramubwira ngo ihute, arabwira ati mwihute mwebwe mugaruka, kuko yaramaze kumenya ko agiye gupfa. Ibazamura kugira ngo ihute kugira ngo akwice. Arabwira ati rero bana banjye, mwebwe mwihute kuko mwongera mugaruke, kuko aho ngiye singaruka. Kandi ko byagenze, urumva ko ari inzira y'umusaraba buri wese agenda acamo. Aricyo gikorwa tugira ngo tukiyoborwemo umubyeyi Jacqueline. Hari igihe abari ahangahe batuvuze icyo gikorwa, nyaboneka umuntu kuri ruhande rubona agize ikibazo umwegere, umwereke ko muri kumwe, kuko ni inzira ikomeye mu mwanya tugiye gucamo. Buri wese ayibonamo, ababona nubwo agenda ahumirije ariko bareba. Turabasabye reka dukomeze twibuke twiyubaka. Ndagira ngo mbabwire ukuntu tugiye kugenda tuvuye ahangaha. Abasanzwe muri randi na filime ko dusanzwe tubigenza, kuko buri gihe turagenda urugendo rwo kwibuka. Turava ahangaha dusohoke hano, tumanuke hano nk'uko bisanzwe, dusohoke hano aho amamodoka yacu aparitse. Hariya turaza guhagarara hamwe, ntabwo kubera ko ahantu ari hatoya ntabwo turi bugende gutya twese, turagenda buri muntu bisanzwe, ariko urugendo nyirizina ruraza gutangira tugeze muri walking street muri Gogel. Aho ngaho nituhagera ni imbere ya ni Fotex. Turahagarara, nitumara kuhagarara abafite ibyo bafashe urubyiruko niba bari bugende imbere,
hanyuma twe tugende tubakurikiye twitonze. Dukomeze umuhanda wose uzamuka ugana kuri House Plus. Kuri House Plus nitwagera turahagararaho umwanya mutoya, twongere tumanuke dukomeze umuhanda wose, naho duhagarare gatoya tugaruke twongere dusubire hahandi aho nanone turi bucane ibuje tuhashyire ibirabyo. Ntabwo twabona ibirabyo bya buri muntu, ariko abayobozi baragenda bashyiraho ururabyo baduhagarariye twese. Aho nyakubahwa ambasaderi araza kubavuga ijambo, n'umuyobozi wa Kwibuka mu Rwanda urwego rw'igihugu nawe araza kubavuga ijambo rigufiye cyane. Impamvu dushyiraho ibyo birabyo murabona ni ukuvuga ko twasubisobanura n'umuyobozi, ni ukuvuga ngo twakabaye tubishyira ahantu ku ibuye ariko ntaryo dufite, tukabishyira hariya, ariko Imana ibigiyemo ko azagerageza kudushakira ahantu. Hanyuma niturangiza turagaruka uwo muhanda, tumaze kuva aho ngaho nanone twongere tugende nkuko tugenda twitonze, tugaruke nitugera hariya ku muhanda muri tugiye kwambuka twongere tugaruke hano ariko tutakigenda, urugendo rurangira aho twatangiriye. Ndagira ngo mbasabe rero cyane cyane urubyiruko, niba tugenda turacyari mu gikorwa cyo kwibuka, ntabwo tujya ku matelefone, ntabwo tujya mu biganiro. Mwumvisha ko batubwiye yuko uru rugendo ari urugendo rutuma abantu bibuka inzira baciyemo. Natwe rero wenda tutaziciyemo, dufite abacu baziciyemo. Nk'uko mubibona rero tugeze muri gahunda ya kabiri, ni gahunda y'urugendo, hariyo walk to remember, aho turangije igice cya mbere twaboneyemo impanuro zitandukanye. Ubwo kuko uyu munsi wagizwe n'ibice bitatu cyangwa se uragirwa n'ibice bitatu, aho twatangiye igice cya mbere kikaba gishoje, tukaba tugiye mu cya kabiri cy'urugendo, ndetse tukaza no kugaruka tujya mu gice cya nyuma, ariko turakurikiraho filime ndetse n'amagambo y'abayobozi. Ngaho mukomeze mukurikire Dance TV, ndetse n'utabasha kugera hano azabone uko byagenze. Obrigado.
rwacu ruri impanuro barapfuye n'abari mu nda twarabakundaga turababura ikibi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka twabuze abantu tuburanye u Rwanda rwacu rusubira inyuma y'amajyambere yarasahuwe y'amashuri n'ay'amavuriro ntabivuga ngo biheze icyabishe nticyarutse u Rwanda rwacu ruteze amaboko uturugarure birashoboka hafi aha duhige neza kandi Imana ifasha abatwaza reka dusabe bwana muranga nawe yakuba bwana twarabakundaga turababura ikibi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda reka dusabe n'umuyobozi wa ifata n'imana nawe aze niba tuyobowe n'urukundo imfubyi zareka kwigunga abamugaye reka dusabe batemani bombi babiri nabo bigira imbere abasizwe iheruheru bamenwe amaganya yimuke twizere niba tuyobowe n'ubutwari umunyabyaha azareke guhaba atanga ikiru iruhutse ukuri n'abana muri u Rwanda rw'ejo u Rwanda rwongere guhera tugiye gukomeza igiti cya gatatu tugiye kugenda mu njyana imwe nk'uko twaje tugende buhoro dutanga bwa butumwa twibuka dusubire aho twatangiriye nitugera hariya ubwo turaba dushoje dusubire kuri sare nizere ko ntawe undi uyibonye ntabwo abana bari hasi y'imyaka 13 byaba byiza ko bayireba turagira ngo rero hariya abafite abana mu bamanukane hariya hepfo hari abadamu babiri bari bubiteho abafite abana batoya ubundi mugaruke kandi mubikore nko mu minota 5 yonyine nako iminota 3 rero ubundi twagererewe abana bafite imyaka hasi ya 13 ntabwo bemerewe kureba iyi filime abari hasi ya 18 guhera kuri 13 hagati ya 13 na 18 nagira ngo mbarebe abari hano okay muri kumwe n'ababyeyi banyu turagira ngo ababyeyi banyu
bamanika amaboko babemerere ko mwemerewe kureba iyi filime. Murabemerera abana banyu? Murabemereye? Ndagira ngo niba niba hari umubyeyi iyi filime mpamvu tugiye kuyibabwira murabyumva. Iyi filime ni filime yerekana ibyo mwahoze mwumva, ariko ndagira ngo mbabwire ngo irimo amashusho y'ibintu bikorwa agaragara, ni nabyo dushaka kugira ngo babimenye. Rero ndashaka murebe niba hari umubyeyi utemera ko umwana we areba ayo mashusho arimo amaraso. Ntawe. Rero mutuze dukurikire, ariko nanjye ndaba ni hariya umuntu wese wese wumva atabishoboye aze arasanga hariya tuganire. Hanyuma nubwo byinshi biri mu Kidamu ariko harimo n'abavuga Ikinyarwanda, ibiri mu Cyongereza hariho subtitle. Reka dukurikire rero twitonde. Abana batoya ababyeyi barabitaho, n'abato cyane nta kibazo mu batware barabarera. Hari abadamu babiri, nimugire ubwoba barabafata neza. Okay, murakoze. Imana ibamugisha ko mwitonze. Der skal gå i ringen. Det her, jeg tilbringer med, som dengang trives ord, der snavs uden for hotel. Tugiye barantwara, mama bari bagiye kumwica, barambwira bati tugiye kwica nyoko, uburenganzira bwo nyumva yari ateye kugira ngo tumwicwe. Baramuzamukana, baragenda mwicaza ahantu muri roburo gutya, bamwambura imyenda yose, baravuga bati kwanza baza umwitegereze ko ateye, bamushyiramo inkota mu gitsina, barashikisha, baramubwira bati wari uzi uko nyoko ateye? Nari mbizi kuko nari nzi ko ateye nk'abagore banyu cyangwa banyu. Kugira ngo ibyo ntibihagije baza umwitegereze, ndareba baramushikisha, bamushyiramo inkota, bakajya bamuboresha inkota, bamurongoza inkota, kugeza igihe bamwiciye bati kumujugunya mu cyobo. Deres stemmer bliver dæmpet af en håndgribelig angst, der ligger som en dyne over byen. Jeg ringer til radioavisen i København. De takker nej til en reportage. Noneho barongera barambwira bati reka tukwereke ukuntu umwana bateye mu nda y'umututsikazi. Bafata mama wacu yari afite inda nkuru cyane, baramugarika bamuha gutya amaboko inyuma, bafata icyuma gihatiye ibijumba cy'ibirayi, baramusatura, baramubaga, bagaragaza umwana mu nda. Barambwira bati bamurebye uko umwana bateye umututsi, nabibonye. Ubwo baragenda bamufata mu cyobo, turajyana ahantu hose twarajyana. There were places where bodies had been and you could see the blood all over the road, or there were smashed cars. There was people walking around as though they were going shopping, stepping over bodies. It was a scene from hell, but I couldn't film it. Der er en bro over floden til dødsriget i Nirmat. Lad os kalde dem rotter, kakelakker. Du behøver ikke være født i Afrika for at være med. Når bølgen er sat i gang, får hun sin egen. Imbunda nikomeza kuyibusirikare gusa ngo nuyibona uko umutima ugiye ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese kugira imbunda ye baraza nawe ukabana ko kuvuga ibyawe nanjye mba ngifite buri gihe bwiye. yageze kuri sanze bamukuba urusiga
neza. Ihorere Rwanda mugongo tuhetse abawe turagukunda tuzagukorera. Ibibondo bingana nanjye ntibabitsinze ariko aho baguye ubu nahaje kubura Rwanda. Watembye inyuma y'amaraso 94 uyu munsi uratemba amata mu buki humura Rwanda. Nitwa Sabrina Umutoni. Aho abacu batari turahababereye. Komera Rwanda dukomeze kwibuka twiyubaka. Inkota yacyajwe 94 iz'amarere zarayihagaritse. Twe nk'urubyiruko tuzarata urwatubyaye, tuzavuga ibirwi byago kandi ibyiza biruvugira. Reba aho ruvuye n'aho rugeze, humura Rwanda. Nitwa Obedi. Nitwa Mugisha Alexis. Nimuze urubyiruko bagenzi banje, u Rwanda rwere kurwa none ndetse no rw'ejo bundi, kuko abana abuzukuru n'abuzukuruza bazagenda kujya twabaye. Tuvuga u Rwanda n'amateka y'ukuri, leta y'ubumwe n'iyungamo yacu. My name is Aubrey. They tried to bury us. They didn't know we were seeds. A famous quote by Paul Kagame. Murakoze. Nagira ngo basuhuze mwese muteraniye aha, nyakubahwa ambasaderi wacu uhagarariye Scandinavia niwo mwazanye usanzwe mukorana imirimo ya buri munsi, nyakubahwa Egide uhagarariye Kwibuka mu rwego rw'igihugu, nyakubahwa ubuyobozi wa diaspora Copenhagen na timu mwazanye, banyakubahwa mwese muhagarariye Kwibuka ku mpande zombi, abatuye muri Denmark, bayobozi bagenzi banjye dusanzwe dukorana ahangaha muri Yulande na Fin, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda mwese muteraniye ahangaha, munyemerere mbasuhuze mbashimira ko mwaje kwifatanya natwe uyu munsi. Uyu munsi nishimiye cyane ko iki gikorwa cyabaye umunsi cyabaye hariho nanone hafungurwa ku mugaragaro Kwibuka muri Denmark. Bikaba byashimishije cyane, nizere ko byarashimishije mugenzi wanjye kuko batugabanyirije akazi. Twabaga dufite akazi gakomeye ko gukora, ko gutegura, ariko turishimye twanabiganiriyeho ko tunejejwe no kubona tubonye abantu bashinzwe icyo kintu. Icyakora icyo tubijeje ntabwo tuzabatererana, tuzakomeza tubashyigikira, muzatugisha inama tuzazibagira, kandi n'ibindi bikorwa byose turahari. Ntabwo tugiye kure yanyu, ahubwo tuzakomeza tubegere kuko turazi ko mugiye kugira akazi gakomeye. Bavandimwe rero, ntabwo turi buvuge byinshi kuko nyamukuru mwabonye ibyavugiwe ahantu, nyamukuru mwabonye filime bamwe twarabonyeho, twabonye uyu munsi ubuhamya bwa Claudette mwabwumvise, ariko n'icyizere nacyo mwacyumvishe kuri ba bana bato. Icyo tuvuga uyu munsi cyatuzanye ngaho twicaza ngaha, twaje kwibuka nangwa se kunamira abavandimwe bacu bishwe nta cyaha bakoze, batagomeye leta, batagomeye n'Imana, ahubwo
uko gusa bavutse baratemagurwa, bararaswa, bakubitwa ubuhiri, bahamba babona, kugira ngo abo bantu bose bicara ngaha amasaha yose mwavuye, hari abavuye mu rugo iwabo saa 11, hari abaryamye bukeye, hari abatashoboye no kuryama. Ukuri mwakoze, mwagize neza, ariko munadufashe kwamagana no gusaba ko bitazongera kuba ukundi. Wenda umuhoro warunamutse, amacumu yarunamutse, ariko dufite icumu ribi n'urusasu rubi, ururimi. Ururimi rwarasakaye, natwe no muri Denmark turabafite abantu bamwe birirwa batukana kuri YouTube. Nasaba buri muntu wese uri ahangaha, nta kindi twashobora gufasha abavandimwe bacu, nta kindi twashobora guha abatuvuyemo bazize uko bavutse, tubarwanirire abasigaye, tubarinde gukomeza abacitse ku icumu kubajomba ibikwashi babashinyagurira, bigaragara ko abavandimwe babo hari bapfuye ari ngombwa gupfa. Ahubwo turwanisha intwaro bakoresheje y'ururimi, natwe tuzi kuvuga, nituvuge kugira ngo ibyo bintu bicike burundu. Nasaba abantu bari ahangaha, murimo abantu bize basobanutse, mwize buri bantu bafite fakulite zitandukanye, ibyo bintu bize bikoresha kugira ngo urwanye wa muntu ushaka kugarura ingengabitekerezo ya jenoside, yaba akoresheje kwandika, yaba akoresheje kuvuga, yaba akoresheje amacana atandukanye. Natwe turabifite, natwe turabizi. Nabasabaga ko nta yundi musada twabasaba wo gufasha no guha icyubahiro abacu, uretse kubakorera iki kintu cyonyine, kugira ngo ibyabaye bitazasubira na rimwe, haba iwacu, mu mahanga n'ahandi hose. Mbonereho umwanya rero wo gushimira komite yateguye ibi bintu. Nshimire by'umwihariko, mbivuge wenda munabyumve, ubuyobozi bwa embassy mwaradufashije cyane kuduha ibitekerezo, mwaradufashije kandi cyane no mu bushobozi kugira ngo iki gikorwa gishobore kugerwaho. Kandi uyu munsi tukaba twabonye ibuka muri Denmark, n'ibitekerezo byanyu nyakubahwa, mwarakoze. Nubwo mwikoreraga, ariko ndazi ko icyo mwakoze ntabwo cyari cyarakozwe n'abandi. Hari umuntu hanga ukomeye muri twe abantu wenda batazi, kuko Jacqueline mubona ngaha ni umudamu w'intwari, kandi arabigaragaza, adukorera ibintu byose, akora ibintu yitanze n'imbaraga ze zose. Ndakeka ko ari mu bantu bakomeye cyane badufashije ko iki gikorwa kigerwaho, kandi mwabonye ko ayikomeza anabikora. Burya rero abatamuzi rero, uyu muntu niwe watumye komite nangwa se niwe watumye diaspora ya Yulande na Fi ibaho, ikomera, ishinga imizi. Imirimo y'umwanya myinshi tumukorera mu ngata, ariko ntabwo yagiye kure. Tumwita perezida w'icyubahiro wa community ya Yulande na Fi. Ahantu hose mwamubona, yaba afashe ijambo, yaba ahari hose yaba ari araturepresenta twebwe, abafite ubwo burenganzira. Ahantu hose mwabona afashe ijambo avuga ku kintu runaka cya Yulande, ntazagire uvuga ati si umuyobozi n'uwaheye, ni umuyobozi wacu w'icyubahiro, araturepresenta. Ni nka droning muri Denmark uwo munsi.
si ugushaka gusetsa ni uko gusa biba byandenze uko nshobora kubivuga, kuko imbaraga nyinshi akoresha ntabwo yigeze aryama kuva ejo kugeza mu gitondo, ariko aracyakanuye. Zakirina, Imana iguha izo mbaraga turayishiriye, ntabwo ari ubushobozi bwawe. Reka rero tureke kwibanda mu magambo, mugenzi wanjye nawe atireje kubabwiraho gato. Tubashimire mwese, dushimire komite komite yacu, timu yacu dukorana ariyo nkuriye. Ndabashimiye cyane, cya mbere ku mbaraga mukoresha, ibitekerezo muduha, ariko no ku bushobozi. Iyo hataza kuba mwe nanone ntabwo kuba twicaje abantu ahangaha ntibyari bukunde. Nanshimire umuvandimwe ntashaka kuvuga izina, wagize utya nawe aravuga ati reka baterere ntajyanye cyane cy'inshuti, mbafashe mu byo murimo mukora. Nanjye ntabwo napfa kwicara gusa mbona ibintu byikoze gusa ntagize icyo nkoraho, aradufasha kandi turagushimiye. Aho uri urandeba, amaso yakurebana imbabazi urayabona. Komereza aho ngaho, Imana iguhe umugisha. Namwe mwese dusanzwe dukorana, ndabasaba ko ibi bintu ntibibe by'uyu munsi gusa, tuzabikomeza igihe cyose. Ariko nanone sabe abanyarwanda, sabe abantu, inshuti z'u Rwanda, diaspora yacu ni iy'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Nyaboneka ibyo dukora byose nitwibuke twiyubaka, ariko twibuka ko dufite iwacu. Reka kwicara ahangaha wirira imigati, ubona amafaranga, ukora ibyo ukora ibyo ari byo byose, wibagirwe ko ahangaha ari umuryango, kandi icyo duharanira twese ni ukugira ngo igihugu cyacu kigere ejo heza. Niba udashoboye kugira icyo wakora cy'uburyo, ariko kivuga nibi, reka gutanga u Rwanda. Kandi ntabwo wambwira ngo ukunda u Rwanda igihe wicaye nta kintu na kimwe ubivugaho, utazi ibikorwa, utazi ibikorerwayo, utazi ikintu na kimwe. Nyaboneka mukuramo amaboko mufuka mukore. Nasaba umuyobozi wa Kwibuka rero niwe nsozerezaho, ambasaderi we turabana na timu ye, buri gihe cyose tuhora tubatakirana nk'umwana uri imbere y'ababyeyi be. Ibyo baramenyera, amarira yacu baramenyereye kandi ni inshingano zabo. Ariko tubasabe Kwibuka yacu yavutse uyu munsi muyishyigikire. Ndabizi nta bintu byinshi bazi, njye nabasabira ko yaba ari amahugurwa mubibafashemo kugira ngo bamenye aho abandi bageze, yaba ari ibikorwa runaka bagomba gukora kugira ngo bashobore gutera imbere bakure. Turabasabye ko inama zanyu mwazibagira, zaba ari ubushobozi, ibitekerezo n'ibindi byose muzava binyuma. Uri umubyeyi wabo, hanyuma ubareke nabo bakure, hazavuke n'abandi. Ariko imbaraga zanyu zirakenewe. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwese. Zifate nanone aka kagozi ka bugingo gatuma igihugu cyacu kidacika. Nyakubahwa ambasada Jean Mujyana. Nanjye ndashaka kubashimira mwese. Tugomba kwibuka kuko ni amateka aremereye, ariko cyane cyane tukanibuka kugira ngo abana bacu bamenye jenoside yakorewe abatutsi